iyo recognition ni agaciro gakomeye k'umuntu utabasha gusobanura kuko niba ubaye umuhanzi abantu bakwiye guhanga imboni y'umunyafurika byanga bikunda abantu tuzi bakoresha Spotify ku rwego ruhambaye kandi banafite uburyo barumbukiwe kuri iyi platform. Ubwo twatanga urugero nk'aba Future, ba Taylor Swift, ba The Weeknd, abantu tuzi bikomerezwa ku isi. Iyo Spotify guhaye agaciro nk'aka ngaka uriya muntu agomba kukumenya uko byagenda kose cyane. Uribaza izina ryaho riri afite izina riremereye. Ikindi mu miririmbire ye ndavuga nk'amagambo n'umuntu uririmba ibintu umuntu wese ashobora kwisangamo biri related kandi ukumva ko ibyo yaririmbye yari umuntu ashobora gukora lyrics n'icyo kumva wakabije wenda nk'abaraperi n'iki ariko ukurikiye neza tune amagambo umujama kwajyangwemo aririmba ubuzima bwanjye noneho ikindi voko afite sound ye uburyo noneho ari na sympathetic ukuntu n'umuntu uri flexible azi kuganira nyine ni kwa kundi umuntu aba ari umunyamugisha tu akaba afite impano idasanzwe none akagira n'umukopine nawe umuha support. Urumva umuha support nawe uri muri media no mu DJ urumva ko nyine hari kuri nyine uba uri umunyamugisha buriya. Akandi kantu keza nuko ibikorwa bye nabyo dukwiye kubyishimira kubera ko afite n'amaraso yacu. Uzi impamvu mama we n'umunyarwandakazi afite amamuko ahangaha iwacu. Ubwo rero no muri Kenya no muri Kenya. Ubwo rero ni igisobanuro gikomeye, ni umuntu wacu, ni umuntu dukwiye kuba hafi, ni umuntu dukwiye no gushimishwa n'intambwe. Ariko ugiye kureba bari abantu baturanyi UG Kenya ubu usanga n'ubundi twese turi marasoneri cyane kuko abantu bagiye bambuka kajya hari akomboka umupaka gora n'icyuki mukaye nuko abantu batagemera amateka cyane ariko buriya kubera ubuzima abantu baciyemo usanga cyane abantu baraziranye dufite ukuntu twagiye ubwo rero ako n'umuhanzi w'umuhanga afite indirimbo aherutse gukora yitwa Wrong Places ari nayo iri guca ibintu cyane muri iyi minsi. Niba nibuka neza aherutse no gukora tour not like tour ariko aherutse gukora ibitaramo mu Bwongereza niba arimo kwibeshya mu minsi ishize kandi urabona ko rwose biri gutanga umusaruro. Yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ariko ndabona ku buhanga bw'ibyuma hano aribwo bisa n'ibingeraho ku buryo twumvaga twari gukina ikiganiro cye hano kugira ngo n'abantu bumve bimwe mu byo yatangaje ariko ndabona bihuza nziza umwana wo muri 2005 muri 2005 now is a superstar mu buryo kandi udashobora kumva. Ubwo rero ku munsi w'ejo bizaba ari ibirori bikomeye cyane. Nakunze ukuntu iyi line-up y'abahanzi bazaba bari muri Kigali Universe iteye. Ibaze kubona umuntu witwa Mike Kayihura, ukabona umuntu witwa Alin Sano, hanyuma ukabona na performance y'umuntu witwa Joshua Baraka. My goodness. Oya na Mike Kayihura nawe nta n'ikiguzi wabigura. Iriya line-up cyasa abahanzi baza arya sejo nejo bazataramira abantu bazagerageza kugera muri Kigali Universe bazumva talents zitandukanye abahanzi b'abahanga ku buryo bwati bise bibaho bafite umuziki bawumva neza ku buryo nujyayo ntabwo igihe cyose kizaba gipfuye ubusa. Ntabwo kizaba gipfuye ubusa. Kandi nanone iyi ni opportunity nziza ku mpande zombi. Joshua Baraka ntabwo ari umuhanzi muto sibyo, ni munini. Ashobora kugenda ahagarara n'abandi bahanzi bacu cyangwa se n'abandi bantu bari mu gisate cya industry nawe arimo mukamwagirana mu project atandukanye. Nakunze ukuntu yavuze ukuntu ubungubu akurikirana n'umuziki w'abanyarwanda nawe ukunda atanga urugero rw'abahanzi afana kandi anakurikira ibihangano byabo b'abanyarwanda harimo element nari mu bambere rwose hariya kuko ari mu bantu bafashe isoko rya hariya element arakunzwe cyane kurusha uko twebwe hano tumwumva. Urumva nk'urugero na Mike na Kivumbi urumva nabo nyine bari muri bantu bakora umuziki utari local nyine bafite umuziki bafite kategori y'umuziki bo bakora kandi uwo muziki ni umuziki bakora ni umuziki wakumva international
aho waba uri hose ku isi. So those guys no kubashimira pe. No kubashimira. Impamvu nari mvuze ngo iminsi ari kubi abantu bo hirya bari kumwumva cyane. Hari nk'ama reels ajya nko kuri social media nko kuri IG. Ugasanga bimwe mu byamamare byakoresheje iya ndirimbo ya Element. Okay, uyu nawe yayikoresha arayizi. Ugasanga nyine wa muntu hari ikintu yakoze, ndetse hari tusha namaze kugira ituma nyine na babahanzi bari mu bindi bihugu babasha kumwifashisha. So ni ikintu kiza rero. Namahirwe kandi ku rundi ruhande nyine ntabwo yazanye n'umuntu we. Oya ntabwo bazanye ahubwo nuko byabaye byanga bibazo ntibishire numvaga ndibuze no kumubaza ku mukunzi we kuko mu mazina afite hari izina wumva ry'ikinyarwanda Mutoni Etania. Actually natekereje se n'umunyarwandakazi nawe. Oya Mutoni Etania ni umugandekazi. Mutoni se yavuye. Oya yigeze kuvuga muri podcast imwe avuga ko atari yo mazina ye nyayo. Really? Urumva sinzi niba yaratebyaga ariko Mutoni ni umugandekazi uturuka muri Masaka. Ariko Masaka rero niba ntaga ari umugande buri Masaka. We yarabyivugiye ko ari umugandekazi. Yes. Ari ryo zina shaka kuba ari ryo wenda yafashe ku bushake. None se reka nkubwire. Buriya muri Masaka hatuye abanyarwanda benshi cyane n'abanyarwanda. Ushaka kuri gutyo kwita umwana we nka Nairobi. Kuko ukunze iryo zina Nairobi. Nuko witwa Bob Brown twase tuvuga ku munsi w'ejo umwana we Kampala. Cyangwa ushaka no kujya ahantu ukagira ibihe byiza nk'agasiti karahonga cyangwa kazagita umwana wawe. Yavuze ko umwana aramwita Paris. Urumva. Kuba kujya kwita abana amazina wenda hari byinshi bagenderaho gusa we ibyo nibuka neza nuko yivugiye ko ari umugandekazi wawe akaba ari Masaka. Et puis ari amazina ngo Mutoni Etania akavuga ko ataraye nyaye. Yes, birashoboka ko yongeyemo akazina k'abanyarwanda kubera ko se Joshua Baraka nawe hari ukuntu ibyo byabaye mbere batarajya public n'iki kuko ibyo abivuze ukwezi gushize hano nibuka neza. Tuzamubaze neza wasanga hari n'ukuntu byagira. Ntawamenya kuko amugani ibintu byose unavugiye kuri mic hari batari byo cyari by'ijana ariko nuko yivugiye ko ari umugandekazi. Alright. Ngira ngo ni ibyo kuri Joshua Baraka wamaze kugira mu mujyi wa Kigali mu gitondo nahoze mbona rero yanageze no ku bitangazamakuru ahereye yageze kuri RBA ngira ngo mukanya nabonaga ari mu kiganiro ubwo rero ari kuvuga nanone ku rugendo rwe hano mu Rwanda ariko akaba yagize n'umwanya wo kuganira n'itangazamakuru ku kibuga cy'indege iminota mikeya ubwo nituza kuba tutarasohoka n'ubundi mpamya ko iyi video iza kuza kuba yadukundiye abantu bashobora kuza kuyikurikira kuri YouTube channel yacu ari kiganiro cyose kirambuye yagiranye n'itangazamakuru baraza kuza kucyasanga ariko no mu kiganiro birashoboka ko twaza kuza gukuramo akantu gatoya tukabasangiza imbamutima ze n'ukuntu yumva anezerewe kuba ari mu Rwanda ahantu afite n'amamuko cyangwa amaraso. Gusa tubwira abantu ejo muri Kigali Universe ntabwo ibiciro biri hejuru pe yego wenda muri amezi abantu batangiye kureba ni high ground uyu mwaka tugeze mu kwa 8 bigeze he ariko ibiciro biri hasi ntabwo bihenze. Niba ukunda umuziki mwiza ntabwo byakubuza kujya kureba yawe niba ushaka kwispendinga neza uzajye muri Kigali Universe wiyumve Joshua Baraka umve Mike Kayihura hari Alinsano n'abandi bizaba ari rwose ari show ya mama yake. Nabonye ibiciro bitari hejuru kuko ushaka nko kubona tike y'ibihumbi 15 ukabona ibihumbi 20 ukabona ibihumbi 30 ya VIP ukabona ibihumbi 25 ukabona na ya tebo nabyo byakunda y'abantu batandatu ku bihumbi 150 by'amanyarwanda aho rero ntabwo byakubuza kujya gushyigikira abavandimwe no kumva umuziki mwiza ku buryo weekend yawe ntekereza ko yatuma ubasha kumererwa neza uramutse uzise ingibi abari na opportunity nziza ibaze kureba uyu muhanzi ku mafaranga 15 mu myaka iri imbere azaba arenze ku buryo batazajya bajya munsi yonda nk'ibihumbi 100 kugira ngo bamutumire. Usikuntu ngiye buriya nabwira n'abantu ibintu abantu kandi bakazabona mu myaka iri imbere uno mujama ari mu bantu bazatwara Grammy Awards ararenze uyu nguko kandi ibihembo byinshi arasha niba atatwara Grammy azatwara beat cyangwa atware haravuze kuri ntuza kuri timeline ya UG avuga ati uyu nguyu ngo niwe next Chris Brown wo muri Kampala wo muri Uganda
umva rero nawambenye ubwo rero uko tunamuvugaho tunavuge no ku bahanzi bacu kuko nabo bari gukomeza bakura kandi bakurira mu byiza kuko niba mubo yemera akanda nakurikira kubwira ko harimo aba Gen Z abahanzi bakiri bato nka Elements akakubwira iryo zina birakwereka ko umuziki w'abanyarwanda uri ahantu heza. Umuntu nk'uyu nguyu ufite nanone kwazwi kubera umuziki akora akaba yapreciate ibikorwa by'abahanzi b'abanyarwanda turi ahantu heza rwose ku buryo bushimishije. Nuko wenda tabivuga cyangwa se nanjye naba nikinnye ariko muri iyi minsi umuziki w'abanyarwanda ugereranyije n'uw'abagande tukuntu turi hejuru. bari gukora kandi ni byiza bakomerezaho erega urwanda wenda ngo ubungu bari hejuru nawo hari igihe cyageze natwe tukirimo kwishakisha rero niba wabonye breakthrough y'ibyaza umusaruro sibyo bayibyaza umusaruro n'abandi bamanuke baze ibintu biraryoshye hano hanze ibintu bimeze bongo uzi ko muri iki gihe uzwe wicara ugacuranga umuziki ati ukibaza ngo what kind of this music nk'urugero iriya EP nshyashya Mike Ayura na Kivumbi baherutse gusohora irarenze harimo indirimbo umva ukavuga atoya aba bantu babagaye dufite umuziki dufite umuziki kandi umeze neza so keep it up dukomereza aho ngaho kandi biragenda neza dushimire cyane abo bajane bari muri ya muziki iri gukorwa kandi umuntu yumva neza agahita yisanga ku muziki uri ku isoko ry'ibyo dukeneye ntako bisa kubagira ntekereza ko ntako bisa kubagira n'iby'agaciro gakomeye cyane courage rero kuri bo ariko bizaza burya iyo ufite means unafite ubikunze birakunda. Twatekereje ko rero tuza kujya mu yindi saha tukaba aribwo tuza no kuvuga cyane kuri ya gahunda yariyo kuko wenda abantu baraza ko bamaze no kugwira cyane muri stade ku buryo bishoboka ko n'amasaha nibatinda barabura abantu bicara kuko iraza kuzura kandi gutinda ni ikosa buriya gutinda ni ikosa ngo mugezeyo mugenda abantu begutinda kuko ibirori ni ibyanyu so niba ari ibyanyu rero dushaka abantu arya Fab natubwiye ngo wari inkoni zo kwinjira muri stade kwa birampango imagine nashakira agafoto kwitwa Rose Muhando umbwirira akaba nawe yari umuramyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abantu